dore wa mugabo we, nimba ushaka igituba ukakinyaza neza, tegura umudamu wawe. Iyo uteguye umudamu wawe akaryoherwa, birabafasha, kuko mu buriri akenshi umugore n'umugabo ikintu kibaryohera ni ukuba barongoranye. Kuko uyu mugabo iyo atarongoye umugore we mu buryo bukwiriye, koko umugore akarangiza, hari abagira ipfunwe ryo kuba babwira abagabo babo ati ndashaka unyaze, cyangwa atinyuke avuga ati ndashaka unyaze cyangwa uncumite. Hari abagore barangiza ari uko bacumiswe, hari n'abagore barangiza ari uko banyazwe. Nongeye kubasuhuza inshuti zanjye nkunda, mumaze iminsi mumbaza ku mibonano mpuzabitsina y'abashakanye, kubera yuko ahanini hari ikibazo mukunda kugira mu ngo zubatse. Akenshi iyo bafite ikibazo, akenshi bakunda kureba bino biganiro bakatubaza ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, uburyo bajya bafasha abagabo babo cyangwa abadamu bagafasha uburyo bufatika bumwe butuma abagabo babo bagira ubushake. Iyo rero ufite icyo kibazo, mpereye kuba ku ngo zubatse, ahanini niho mba mbabwira yuko mujye mutinyuka murebe bino biganiro. Ntago ari uburaya, ntago ari ibintu bimwe bituma ngo abantu ngo bigisha ngo imico mibi. Iyo rero uri umudamu utinyutse, hari ahantu ngiye kukubwira uzajya ukora ku bice by'umugabo kugira ngo wa mugabo agire ubushake. Akenshi hari abadamu bavuga ati njyewe iyo umugabo andongoye ntago njya ndangiza, kandi iyo umugore atarongowe arangize ni hahandi usanga agira uburyaryate mu gitsina cyangwa mu kiziba cy'inda, ugasanga amavangingo yaruzuye, ugasanga afite uburemere, ikiziba cy'inda gifite uburemere. Iyo rero ufite icyo kibazo, reka mubwire rero ahantu hagufasha wakora ku mugabo kugira ngo wa mugabo agire ubushake kandi agire no kukwiyumvamo, yumve yuko ntawe wamwisanzuye. Nimba utangiye gukarisa umugabo wa mugore we, hera ku gice cy'umubiri cy'ubugabo bwe, kuko iyo umugabo utangiye kumukarisa ku mboro ye, none ni kwa kundi atangira kuba yagira ubushake. Iyo utangiye uhera ku mabya, uko utangira uzamura ku mabya yakorakora, ugasa nkaho uzamura ku mboro, ufata ku mutwe w'imboro. Uko ugenda ukorakora ku mutwe w'imboro, ni kwa kundi agenda agira ubushake, ugasanga imboro idafite ubushake itangiye kuba yabugira. Iyo rero umugabo yatangiye kugira ubushake, ni hahandi nawe utangiye kubibona, ugasanga atangiye gufata ku gice cy'amabere cyangwa ku gice cyo ku gitsina. Noneho iyo yatangiye kugufataho, nawe ujye wibwiriza. Akenshi hari abadamu bagira ayo masoni, ugasanga umudamu afite ubushake ariko natinyuke kuba yakarisa umugabo we. Ikintu cya mbere rero kiryohera umugabo nawe kikakuryohera, ujye utangira umukarisa. Numara kumukarisa biragufasha cyane, kuko umugore buri ikintu cya mbere, ikintu kimuryohera nawe iyo abona umugabo we ahora buri munsi amurongora kandi akarangiza, nicyo gituma wa mugabo aryoherwa cyane. Iyo rero wa mugabo yashyukwe kandi nawe ukumva ufite ubushake, igituba cyatangiye kutoha, ugasanga gifite amazi, wa mugabo utinyuka umubwira ati ndongora, ntawe atinyuke akurongore. Rero iyo rero muri abagore n'abagabo biba byiza, ntabwo tubwiye abana bareba izi video mu buryo butemewe, zirebwa n'abantu bakuze bari hejuru y'imyaka 18 kuzamura. Iyo ari umugore n'umugabo bubatse umuryango, birabafasha kwa yuko burya uko umugore arongowe ni ibintu bimuryohera, kwa yuko umugore aturuka iwabo ashaka kurongorwa n'agaturuka iwabo kugira ngo azaryame mu rugo. Iyo rero uri umugore uzi ubwenge, ukaba ari umugabo nawe uzi gutanga keya, biragufasha umuryango wawe ubaho neza kandi wishimye. Dore rero ikintu cya mbere uzajya ukorera umugabo wawe, ndikubwira abadamu mbere na mbere, tinyuka ukarisa umugabo wawe, umutinyuke umukorakoreho. Numara kumukorakoraho, ukorakore ku bice bye, ku mboro,
ukore ku mabya, ukore ku mboro, zamura. Noneho uko umugore atangira kumva nawe atangiye kugira ubushake, ni kwa kundi atangira nawe akasa nkaho akwikururira. Iyo akuriye akaboko kawe uri umugabo, agasa nkaho agashyira ku gitsina cyawe uri umugore, kandi umugabo agatangira gusa nkaho koko akwegera, agasa nkaho gukurura akakwegera akagupfumbata, agasa nkaho ayishyira mu matako yawe. Ujye ugerageza nawe ubumbura amatako, ntukajye ukimuha nawe ubumba amaguru, kuko iyo ubumbye amaguru wa mugabo nagagira apeti turuka ku mugore, apeti turuka ku mugore uburyo nawe agitangamo. Iyo utanze igituba nawe wirekuye, ugasanga ukuguru kumwe gushizara n'ukundi gushizara, ukakimwereka neza, ugasanga araryohewe. Ni hahandi wa mugabo yumva ko anyuzwe. Iyo umugabo arongoye cyangwa wa mugore akarongorwa, ni handi nawe atangira kwishimira umugabo, akumva koko aranyuzwe. Iyo rero bibaye byiza, uragerageza ukakimuha neza, ukanyara. Hari abadamu batazi ngo kunyara ngirimo, cyangwa babagabo batazi ngo kunyaza. Ibyo tuzagenda tubibafashamo buri munsi uko muri byo kino kiganiro cyacu, niko tuzatugerageza tubahe ikiganiro kirimo kuba twabafasha mu buryo bufatika. Kwa yuko hari abantu bamwe bashimira ati ikiganiro cyanyu kiratunyura kuko musigaye muduha ikiganiro kiryoshye. Kwa yuko hari abagabo benshi batazi kunyaza, ariko ngo basigaye bazi kunyaza. Ni n'abandi batazi uburyo ngo banyaramo, ariko abenshi bagenda bashimira uburyo tugenda tubigisha uburyo bazajya banyaramo, kandi bakazajya banyarira abagabo babo, aribyo bita amavangingo. Dore wa mugabo we, nimba ushaka igituba ukakinyaza neza, tegura umudamu wawe. Iyo uteguye umudamu wawe akaryoherwa, birabafasha, kuko mu buriri akenshi umugore n'umugabo ikintu kibaryohera ni ukuba barongoranye. Kuko uyu mugabo iyo atarongoye umugore we mu buryo bukwiriye, koko umugore akarangiza, hari abagira ipfunwe ryo kuba babwira abagabo babo ati ndashaka unyaze, cyangwa atinyuke avuga ati ndashaka unyaze cyangwa uncumite. Hari abagore barangiza ari uko bacumitswe, hari n'abagore barangiza ari uko banyazwe, hari n'abagore bakunda amaposteri, bamukora posteri akaba ariho yumva agize uburyohe bw'imboro. Iyo rero uri umugabo ufite akabaraga, cyangwa wenda akabaraga ari gakeya, akenshi umugore aragufasha. Hari posteri yo kuba waryama, umugabo akaryama agaramye, umugore akajya hejuru, yamara kujya hejuru akasa nkaho ayicaramo akayinyongera irimo, ari byo bita kunyongera umugabo kandi ayicayemo. Iyo rero umugabo azi gutwaza neza mu buriri, ni hahandi uvuga ati koko uyu mugabo azi kundongora neza. Iyo rero umugabo aryohewe, ni hahandi usanga yishimye, ugasanga umuryango we wose urishimye kubera igikorwa kigenda neza no mu buriri. Ugasanga umugore arishimye, umugabo arishimye, ugasanga urugo ruhoranye ibyishimo. Iyo rero mwese mufite ibyo byishimo mugahuriza mu buriri, kuko kurongorana burya nibyo bizana umunezero mu rugo, kandi bikazana n'ibyishimo mu muryango. Ni hahandi usanga umugore agira ibyishimo ku mugabo we, agahora anezerewe kandi agahora aseka. Abagore rero mufite ikibazo cyo kudaca imyeyo, burya nago umugore waciye imyeyo ari unyara wenyine. Iyo umugore rero waciye imyeyo biramufasha, yego koko biratandukanye. Iyo umugore yaciye imyeyo bituma byongera uburyohe, kwa yuko abafite itandukaniro ry'umugore waciye imyeyo n'utaraciye imyeyo, burya nago baryoha kimwe mu buriri. Kuko umugore waciye imyeyo agira ububere bwinshi, kwa yuko ari amavangingo akenshi akunda kwibika muri iriya myeyo, ari byo bita imisundi. Iyo rero umugore udafite imisundi, akenshi burya amavangingo nubwo umugabo ari kumunyaza ntago azamuka hejuru. Akenshi itandukaniro ry'ufite imyeyo n'utaraciye imyeyo, usanga amavangingo yimanukira ugasanga ajya mu kibuno. Rero ntago ariyo mpamvu wagira ipfunwe, ahubwo wagerageza nawe ukareba uko ubigenzamo kugira ngo uryohereze umugabo wawe kandi yishime. Ubwo rero turabasaba mu buryo murebamo kino kiganiro, mujye mugerageza mutubwire icyo
twabafasha, kandi tugiye kujya tubafasha buri munsi. Nimero muzajya muzibona, kandi murakoze cyane. Ciao ciao.